Ndashaka boss. Boss wae. Wahano. Anga na boss ari boss ninjye wari ndivugisha. Ndashaka boss wawe. Umbasha. Mufite ivuzi byinshi. Ako se nunsuzugura. We karyasi wowe uransuzugura nka. Karyasi mama eshapeti. Ako ndashaka boss. Toka kule wa kibwa. Kibwa wa pusi wowe urimo kinguza ara ushaka kutwicira igipango. Peti. Ndashaka boss. Toka kule. Genda ubwire boss wawe ko mushaka. Ngiri kumoka. Mva, mbwira boss kari wa muntu w'amarangi mushaka. No muntu w'amarangi. Nawe w'amarangi buryo sha. Ako jugabanye vuji, sibyo? Rwose ndakumva. Kafite inyego wajango nagakobwa. Injya vavu. Ute kandi koresha kusha iruka. Ngoba nija vavu. Ego waje amba mapano meja mu gipangu cabo twambwa. Akse mundi sagarukano. Tagira umuntu andujije mbaraga seja. Mbaraga zahe. Urabona uruga rwo washe imbaraga se. Ngwino hano. Icara hano ngenda nkibwire toka. Icara hano. Kumeze nk'umuntu uri mu natsi cyabona arimo nasika nawe. Nje n'umusirikare. Bana yamize soja. Unasikia? Ndabyumva. Unasikia? Kurimo natsikira. Nope. Toka rakaza kumwibwira. Hajya ngo newe amarangi. Yego. Usha nk'amarangi. Wa marangi. Ndabe mubwire. Ukiruka wasa. Boss amarangi aragushaka amarangi. Amarangi wa muntu w'amarangi. Amarangi aragushaka amarangi. Bonye hari amarangi arimo aragushaka ngaje kwiteresha kunje. Nise nuzi kubonera mfite gahunda yo guhinduza amarangi. Ni wa muntu utera amarangi. Ni wa muntu twe twanye gahunda ko mfite gahunda yo guhinduza amarangi nkashyira andi mashyashya. Ako boss aya marangi shaka guzahinduza ugashyira ayandi ubundi urumva wadashiza amarangi ameze nk'agira ku gihugu cyacu. Oya hari amarangi yandi nshaka gushyiraho ntaga y'igihugu. Hari ahantu rero wayabona se? Impamvu nuko mbona amarangi ameze nk'amabara yagukwekwe ari kugacirira. Oya ufite amagambo menshi reka nze duhura. Ubwo haragambo ufite amagambo menshi. Ufite amagambo menshi. Amagambo menshi ari mu gikombe urimo kunywa gashira. Boss urimo kwiborosha. Kandi ibyo bintu umuntu abikwiye. Boss uzi ikintu ngukundira uri umuntu w'umugabo. Ako boss wajamba bari urumva ukajangurira radio nkajya ncuranga kuri Kiss FM nkajya bango ngo wana watupa watifuri Kiss FM Chrisani radio warayibuza ramunzu ntihari ariko abakozi b'iki gihe ya nise kumabuje hamwe musinzongere kwifata ngiriya ngo ni abana baye nibava kwishiri bazayikoresha. Wowe genda ubwira umuntu ndaje umwicishije irungu hanze shyira gatebe aranaje tuganira. Nakoreka nze hangane nta bintu. Uraza kuza kungurira irindazi. Ibintu by'irindazi byaho rumbira abandazi. Uzi namubwiye ati sinjere manga tutwanduza imbaraga. Afite imbaraga nyinshi se nimeri ngena. Nese kuri kwawe ko yinjira hano umunsi yaza gutera irange ntagazinjira hano. Kandi nani mvuze ngo reka nze mbikubwire ko amarange arimo aragushaka. Nyina arashaka kandi n'uzatera irange. None uri kwanga ko yinjira hano kandi n'undi azahinjira aje gutera amarange. Mubwira yinjire yo gutongana nawe reka gikose se wanje ko zirambaraga se nago chaka zinjira no reka nze mubwire yizi komeza iborose nje mubwire yinjira hano mubwire ko muchaka araje aramarange reka mubwira zaro reka mbanze na ni procedure waruje ntari iborose ijana nyine cyo kwiborosa ara boss atakwanduza imbaraga mubwira nsanga hano tugani iyo tishe yawe ntaduteye ipashi ese kubutateye akomana uko nk'ukira gikozi wagira ngo bagitemye mu mutwe ibigambo imbaraga se urabona icyangwe mpagaze kuko rwarundu urabona mfite imbaraga ako nabantu manza baragitoraguye muri borodire surara n'umukozi we gasopo ndumva ufite nk'umuntu ameze nk'umuntu ufite urimo satani washarangiye ngo uzi ariko nta muntu kumwanuza imbaraga sashimisha wabyumvishe ubone suzo ko banyita uzi ko banyita ase ubundi witwa nitwa Obed Papeteri apapeke apere FC den fana apere amazina nkayi kinyana ceceka
musubize nyuma ngutumure akazu kabareka gutera amarange. Bose none mbabara noneho mbabara nago ndongera. Baca umugani mu kinyarwanda ngo tugende vuba vuba. Ihute. Genda gace kandi witonde. Kimbagira kibanda. Kwagi. Bose namuzanye. Namuzanye amarange. Bose nunguyu namuzanye. Zamu. Namuzanye bose. Hako se Imbere. jiwaje kumureba naka. Amarange yaje, amarange. Tishiro zituma gicucu. Ave. Kucyumbuza gusuhuza. Aragusubiza kudafite imbaraga cyane nimeri ninda masazi. Ko wibagiye ko yaje kureba akazi. Aje kureba akazi se. Aje kureba akazi ko gutera ya marangi. Ntabwo byumva. I want problems always. Zamu nawe imbanza usigo ufite ikibazo. None se boss reka mubwire rero ngiye ikibazo mfite nyikubwije kurumva. Mbwire. Ikibazo ngiye mfite urumva usumusumba kubera usumusumba akaba kwegera kandi ngiye nanjye kwe ku muntu utisha nanjye reka muhagarare mu hagati muvugane nawe. Cyana wewe uva boss none se uraza kumfungurira iri. Iwacu nta muntu wigeze yiyahura. Iwanyu bariyahuye se? Umukobwa mfite cyangwa gutereta. Motherfucker. umukobwa ufite ushaka gutereta se njyewe nkuhitiramo abakobwa. Nkuhitiramo abakobwa nigeze nkubuza gutereta. Boss uganire n'uyu mugabo ariko. Ubundi se umukobwa uzatereta ufite ubucucu nk'ubwo ngubwo nuwahe. Uganire n'uyu muntu ariko sawa guhirinda. Genda pembere genda jya kwizamu. Jya kwizamu kira vuba. Kandi wowe muri umuntu wenza. None se boss ino suku nza reka nze gatoya. Ntabwo warangije kwiborosa. Reka mbanze nganire n'uyu mugabo kandi ntukajye uca hagati nawe kubwira. Reka nje. Arabyonge. Murabura reka mbanze mutware. Urimo satani. Ntabwo ari gusa. Baba we. Mabuja. Zamu. Igikombe Ku gipangu cyavuga. ubwira mabuja uko azamemba amafaranga menshi. Ku gipangu. Ako boss gagira man. Kandi zamu wowe uzambona. Uwo mutipe sabwe. Petit somo yende. Genda sura muruta sura bono muruta. Mubwira ngo wakibwa. Ko zamu amagambo yawe menshi sinyashaka umunsi umwe nzakwiruka nutabizi. Boss ndagukunda. Genda. Sorry yo. Wowe bakuzubeza cyabaye byinshi. Akose boss. Rwose uriya mukozi wanyu rwose yaramereye nabi. Uyu mukozi wanjye ni umwana mwiza nta kibazo ki. Buriya nuko nyine aba yiterera doke yijya. Kundi ibintu n'ibyo gutera story. Urimo satani. Ntabwo ari gusa. Urabona aka kazi. Oya nyine nge w'inzu yose ubundi n'inzu yose yaba imbere n'inyuma hose ndashaka yuko unterera amarangi. None se amarangi urayafite? Oya nyese ngira ngo amagana n'amarangi mfite urashaka kujya kuyangurira. Urangera hano. Rero hano hantu nzazana abakozi benshi. Ngewe kizima nuko nshaka inzu yanjye mu cyumweru kimwe yararangije guterwa amarangi. Urama miliyoni 2 se. Nanjye nuze nakwitunira. Motherfucker. Atso waransuzuguza boss wozanye imbaraga cyane mu gutana amarangi. Oza ameza amasanga asha. Sikuna gukutira kano. Agaboka kuri utwe gusa. A few moments later. Uretse. Owe ni gutugenda muri kaburimbo nta peri mufite. Wagashanga. Wagashanga. Akose shabara kurose. Ati mugani mu kinyarwanda ngo. Hagarara aho ngaho. Kubera iki usuzugura uza mu gipangu cy'abakire urumva warangiza ukansuzugura kandi ngende umukire. None se uri umukire? None ndi wabo. None se abataryi wanjye bose nuko ari abakire. C'est vrai. Niko bari abakire. Warashaka kunsuzugura aha ngaha. Ahubwo kamubwize n'ukuri ikintu cyaba cyiza sibyo? Suzagaruka nka gutera amarange. Nungaruka nka gutera amarange. Uzabanje gutera amarange. Motherfucker. Gakubitwa n'inkuba kwanga nafuka nk'ikindi giti. Washaka ko mutange gerawe. Niko tubundi umuntu aza gutera nga amarange kwa boss ataritera irange. Wowe ntabwo amabere ya nyoko. Anye nzagwa mama uzabanze wo nka mama wawe. Owe uzaza gutera nga amarange banza kwitera isuri. Sura wawe ntange garagara uzi ko umuntu akorera akagira ngo ni igihe wowe. Uzaza gutera amarange aha ngaha nawe banje kwitera irange. Nasonye. Kandi uzitera iry'umweru kugira ngo nawe usumwe.